nguhaye ikaze wowe ubana natwe umunsi ku wundi, wowe ubana natwe buri uko bwije n'uko bukeye. Uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, uri umuntu w'ingenzi. Aho tugeze ni wowe tuhakesha, kandi Imana ikomeze iguhe kubana natwe kandi iguhe imbaraga n'ubushobozi bwo kugira ngo ukomeze ubane natwe. Ndetse nawe uje nonaho ubu ngubu uri umuntu w'ingenzi, komeza uzubane natwe kandi Imana ikomeze iguhe imigisha mu byo ukora byose. Tugiye kurebera hamwe zimwe mu ndirimbo z'Ambassadors za kera nakunze kandi bishobora kuba byaribasiye kugira ngo muzibuke mwibuke byagiye uburyo zabaryoheraga. Imana ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose. Reka turebe izo ndirimbo. Ujye ushimira Uwiteka nyir'ibambe n'ubuntu bwinshi, ukurinduka muzima muri iyi si mbi. Ni benshi batakiriho kandi wowe ntacyo barusha, ukuboko kwe niyo ngabo igukingira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wicaye, ni byinshi yagukoreye ukiri ku isi. Umuzindutsi ujya mu mirimo no ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wicaye, ni byinshi yagukoreye ukiri ku isi. Umuzindutsi ujya mu mirimo no ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Mungenda aragushorera, mu nyanja niwe musare, mu ndege n'umuyobozi jya umushima. Ni benshi tujya tubwirwa bahitanwa n'izo mpanuka, usigara uri muzima jya umushima. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wicaye, ni byinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uzindutse ujya mu mirimo no ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wicaye, ni byinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uzindutse ujya mu mirimo no ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Ibirema n'impumyi zose bari kugira umunezero, iyo bahawe ubwo buzima yaguhaye. Urabazwaga uyu munsi kuki wahawe ubwo buzima, utagutera imbogamizi muri iyi si. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wicaye, ni byinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uzindutse ujya mu mirimo no ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wicaye, ni byinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uzindutse ujya mu mirimo no ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Uwiteka jya umushimira aba nijoro uko wicaye, ni byinshi yagukoreye ukiri ku isi. Uzindutse ujya mu mirimo no ku manywa n'ikigoroba, ibihe byose ntugahweme kumushimira. Ibihe byose ntugahweme kumushimira. Ibihe byose ntugahweme kumushimira. Ibihe byose ntugahweme kumushimira.
igisubizo niwe mwami unkunda rwose niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka urugendo zanjye ngendana na Yesu anyoboza ineza ye umusukira kare mu gitondo na nimugoroba abana nanjye akandamira niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka azirikana amagambo yanjye ategera amatwi amasengesho yanjye niwe nshuti itarigeze intererana mu byishimo cyangwa mu kaga niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka ingendo zawe gendana na Yesu niwe ukurinda amajyana maza azakugeza aheza mu ijuru igihugu cy'isezerano niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka niwe rutare rw'ibihe byose we n'isoko y'ubugingo ntacyo nifuza iyo turi kumwe n'umukiza undinda iteka.
neza hafi yawe, ndifuza gusa nawe, gutegeye amaboko nta wundi wanyakira. Nyigisha kugukunda, nyigisha ibyo ushaka, unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe. Nyigisha kugukunda, nyigisha ibyo ushaka, unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe. Nari narazimiye, nari kure yawe, ari nta byiringiro n'abarima be bose, ariko ndahabuze, mukiza ngira uwawe, ndasaba ngo umumbatire mu mababa yawe. Nyigisha kugukunda, nyigisha ibyo ushaka, unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe. Nyigisha kugukunda, nyigisha ibyo ushaka, unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe. Mwamini wowe wavuze ukunda umunyabyaha, ibyo ni byo byiringiro mfite by'eminege. Ubu ndaje uko ndi, undeba n'imbabazi, nizeye ko ushobora kunyeza mukiza. Nyigisha kugukunda, nyigisha ibyo ushaka, unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe. Nyigisha kugukunda, nyigisha ibyo ushaka, unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe. Nyigisha kugukunda, nyigisha ibyo ushaka, unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe. Imperuka y'isi iri hafi, itegure igihe ni gito, ibimenyetso byose byarabonetse, byerekana ko isi irangiye, uwo munsi hazaba ijuru.
se uzahunga uwo munsi uteye ubwoba, jyewe nzamusanganira ukazabaje, mbega umunsi nturondoreka. Kuko icyo gihe kiregereje, umujinya w'Imana ugiye gusukwa kuri abo bose bayigomeye. Uwo munsi hazahishurwa imirimo y'abatuye isi, ari myiza cyangwa se ari mibi, uzagororerwa ibihembo bikwiriye. Mbese uzamusanga cyangwa se uzahunga uwo munsi uteye ubwoba, jyewe nzamusanganira ukazabaje, mbega umunsi nturondoreka. Mbese uzamusanga cyangwa se uzahunga uwo munsi uteye ubwoba, jyewe nzamusanganira ukazabaje, mbega umunsi nturondoreka. bazinginga imisozi wibahishe, bazahungira mu nyanja no mu bikombe, abera bazakinagira nk'inyana. Mbese uzaba uramubera. Bazinginga imisozi wibahishe, bazahungira mu nyanja no mu bikombe, abera bazakinagira nk'inyana. Mbese uzaba uramubera. Mbese uzamusanga cyangwa se uzahunga uwo munsi uteye ubwoba, jyewe nzamusanganira ukazabaje, mbega umunsi nturondoreka. Mbese uzamusanga cyangwa se uzahunga uwo munsi uteye ubwoba, jyewe nzamusanganira ukazabaje, mbega umunsi nturondoreka. Gito imperuka y'isi izaza, mfite icyizere kubyo Yesu yavuze. Abacu twabuze n'abagiye mu nda y'isi, tuzababona nitugera mu bwami bwe. Nigeriwe nzabimushimira, nzaririmba agakiza ka Yesu iminsi yose. Iyo ubasha naza mu cyubahiro cye, azaza kujyana abana be, mbese tuzajyana. Ubasha we azaza kujyana abemeye, mbese ubibana wishimishirize. Iyo ubasha naza mu cyubahiro cye, azaza kujyana abana be, mbese tuzajyana. Ubasha we azaza kujyana abemeye, mbese ubibana wishimishirize. azatoranya
ndagiye nije muvandimwe komeza kwizera umwiringire abashizwe n'iminsi bakareka ubutumwa bwiza bazi kandi igihe cyo kwihana cyashize nigeriwe twabimushimira zaririmbaga kizaka Yesu iminsi yose nyir'ububasha azaza mu cyubahiro cye azaza kujyana abana be mbese tuzajyana mubasha we azaza kujyana bemeye Yesu n'imbaraga yawe itsindishirize nyir'ububasha azaza mu cyubahiro cye azaza kujyana abana be mbese tuzajyana mubasha we azaza kujyana bemeye Yesu n'imbaraga yawe itsindishirize muzi neza ko ibihembo by'ibyaharuru cyakora Yesu nimuduhimbaga impande zavuga bapfuye bazuke bose tumanina bera dushima umucunguzi muzi neza ko ibihembo by'ibyaharuru cyakora Yesu nimuduhimbaga impande zavuga bapfuye bazuke bose tumanina bera dushima umucunguzi ingeriwe zabimushimira zaririmbaga kizaka Yesu iminsi yose nyir'ububasha azaza mu cyubahiro cye azaza kujyana abana be mbese tuzajyana mubasha we azaza kujyana bemeye Yesu n'imbaraga yawe itsindishirize nyir'ububasha azaza mu cyubahiro cye azaza kujyana abana be mbese tuzajyana mubasha we azaza kujyana bemeye Yesu n'imbaraga yawe itsindishirize nyir'ububasha azaza mu cyubahiro cye azaza kujyana abana be mbese tuzajyana mubasha we azaza kujyana bemeye Yesu n'imbaraga yawe itsindishirize Yesu n'imbaraga yawe itsindishirize Yesu n'imbaraga yawe itsindishirize Yesu n'imbaraga sinzagira icyo ntinya kuko iyo turi kumwe Satani
uzitsinda mu mitego y'umwanzi umakunesha. Inkoni yawe niyindinda mwami, usize amavuta ku mutwe wanjye. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe nibyo bijyana nanjye iminsi yose. Inkoni yawe niyindinda mwami, usize amavuta ku mutwe wanjye. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe nibyo bijyana nanjye iminsi yose. Mungeri wanjye mwiza, umva gusenga kwanjye, tuma wamufasha mwiza, umwuka wawe wera ajya nyobora inzira, nyigisha kumwizera, anyambutse isimi intera urupfu. Inkoni yawe niyindinda mwami, usize amavuta ku mutwe wanjye. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe nibyo bijyana nanjye iminsi yose. Inkoni yawe niyindinda mwami, usize amavuta ku mutwe wanjye. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe nibyo bijyana nanjye iminsi yose. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe nibyo bijyana nanjye iminsi yose. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe nibyo bijyana nanjye iminsi yose. Ubwiza bwawe n'imbabazi zawe nibyo bijyana nanjye iminsi yose. Garuka imuhira, Yesu yagupfiriye. Uremerewe n'ibyaha, ngwino kwa Yesu. Ucyo udasanga Yesu, wamenya amaraso ye. Izere isezerano rye, ngwino garuka imuhira. Ngwino garuka imuhira, garuka imuhira, ngwino garuka imuhira. Va mu mwijima w'isi, ngwino garuka imuhira. Ngwino garuka imuhira, dore Sara ategereje, ngwino garuka imuhira. Garuka imuhira, Uwiteka aragushaka. Gira bwangu umusange, aragukunda. Ngwino agucungure, wizera amaraso ye. Ngwino vuba umusange, ngwino garuka imuhira. Ngwino garuka imuhira, garuka imuhira, ngwino garuka imuhira. Va mu mwijima w'isi.
w'isi wino garuka imuhira wino garuka imuhira dore Sara tegereje wino garuka imuhira Tube bakumu
kutuka musesubize Yesu yategekera abaronde watenyigirizibwa mu rugendo runomanyirizibwa imiro kutukeka atenge kitufe bulambale ekisuubizo kyo kuba akaseera katono kajja kasigadde oyambazibwe gwe engule ku mutwe amazima kiriba kibi teraawo okuzuba ekkuleeyo katulowooze byonna ebyo ebiwuliddwa kuba ekituufu ekiseera kiweddeyo kirangirirwe nti byonna biwedde nize nyine essuubi okutuuka musesubize Yesu yategekera abalonde wadde enyigirizibwa olugendo luno mumanyigirizibwa ennina okutuuka eka ate nga kituufe bulambale nize nyine essuubi okutuuka musesubize Yesu yategekera abalonde wadde enyigirizibwa olugendo luno mumanyigirizibwa ennina okutuuka eka ate nga kituufe bulambale
mwami undebana imbabazi nizeye ko ushobora kungeza mu cyiza nyigisha kugukunda nyigisha ibyo ushaka unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe nyigisha kugukunda nyigisha ibyo ushaka unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe nyigisha kugukunda nyigisha ibyo ushaka unyigishe kukwizera iteka ngube hafi yawe kesha ukaombe panapo nafasi wakati si mwingi kwa vile ukeshe mwili ni dhaifu adui hodari karibu atakuja Bwana wa harusi kesha omba kesha omba kesha omba kesha omba kesha kaombe gizani mchana daima kesha fukuza usingizi fukuza mashaka ahadi ni yako raha ya milele Bwana alikesha kwa ajili yako jasho yake ikawa matone ya damu kesha omba kesha omba kesha omba kesha omba kesha kaombe gizani mchana daima kesha kesha omba kesha omba kesha omba kesha omba kesha kaombe gizani mchana daima kesha Yesu mkubali awe nguvu zako silaha uzivae adui karibu sasa nafasi iko isipite bure bila kukawia masihi ya kesha kesha omba kesha omba kesha omba kesha omba
gushima Mana uremyi wa byose kubw'imbabazi wangiriye urukundo rwawe ntirurondoreka ruratangaje Mwami Mana umukozi wanjye utajya uhinduka gakiza kanje icyubahiro nzajya kuririmba uhimbaza iteka ni wowe gusa ukwiriye urukundo rwinshi umusaraba Golgotha umukiza wanjye ubwo yabambwaga nawe akemera akampfira umukunzi wanjye utajya uhinduka gakiza kanje ukwicyubahiro nzajya muririmba uhimbaza iteka ni wowe gusa ukwiriye umukozi wanjye utajya uhinduka gakiza kanje ukwicyubahiro nzajya kuririmba uhimbaza iteka ni wowe gusa ukwiriye mu ngorane zose umuri iruhande mu mibabaro unyitaho ubu ntegereje ugaruka kwawe unyijyanire iwacu heza umukunzi wanjye utajya uhinduka gakiza kanje ukwicyubahiro nzajya muririmba uhimbaza iteka ni wowe gusa ukwiriye 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 niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba Uwiteka niwe buhungiro abamusenga barahirwa bazabana na Yesu umukiza bazarabagirana
Yesu mazanduhure azanamirana kwazamana niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba nzajya nishimira ubuntu bwawe nari naniwe uranduhura nari nshonje urangaburira uri gitare nzajya wisunga niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba bene data dukunda Uwiteka umukunda bigira umumaro azaduha gukiranuka kwe kutubera inzira y'ubugingo niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba niwe gitare niwe gihome kidukingira mu makuba nari mu isi y'ibibazo byinshi bitavugwa mfite agahinda kenshi maze numva ijwi ritoya mu mutima wanjye ngwino ndakuruhura nari mu isi y'ibibazo byinshi bitavugwa mfite agahinda kenshi maze numva ijwi ritoya mu mutima wanjye ngwino ndakuruhura maze nibaza iryo jwi aho rivuye ariko nyuma yaho menya ko ari irya Yesu ndamukurikira aranduhura rwose imiruho y'iyi si arankiza ubwo nibwo natangiye kugira amahoro mbona n'abavandimwe kandi nzamukurikira iteka ryose kuko ari we wandokoye maze nibaza iryo jwi aho rivuye ariko nyuma yaho menya ko
kwari irya Yesu ndamukurikira aranduhura rwose imiruho y'iyi si arankiza maze nibaza iryo jwi aho rivuye ariko nyuma yaho menya kwari irya Yesu ngaho nawe umugire umutima wawe niwe nshuti idahemuka aza kuyobora mu nzira zikomeye kandi aza kurinda iteka nawe nshuti musange aza kwakira neza kandi aza kuruhura ibikuremerera akugira umwana we kandi aza kuyobora mu nzira zikomeye muri iyi si nawe nshuti musange aza kwakira neza kandi aza kuruhura ibikuremerera akugira umwana we kandi aza kuyobora mu nzira zikomeye muri iyi si agiye kunduhura iyi si y'ubugome biteye ubwoba ibibera hano ku isi uko bukeye uko bwije ibibi biriyongera n'amahoro ku isi ndumva mpangayitse mfite umutima uhagaze kubw'ibyo byose ariko nkomezwa n'isezerano rya Yesu umukiza wanjye ubwo nkomeza ati mu gihe gito cyane agiye kunduhura iyi si y'ubugome ujya wumva bavuga ngo hariho amahoro imibereho ni yose twishime tunezerwe nyamara umwuka yavuze yeruye ati iminsi yanyuma izarangwa n'ubugome ariko nkomezwa n'isezerano rya Yesu umukiza wanjye ubwo nkomeza ati mu gihe gito cyane agiye kunduhura iyi si y'ubugome bagenzi nimwumve guhamagara kw'Imana itugira inama ngo tuve mu rugo rudubi kuko ibyavuzwe bitazabura gusohora cyo ngaho fata icyemezo bigishoboka ariko nkomezwa n'isezerano
ya Yesu mukiza wanjye. Ubwo nkomeza ati mu gihe gito cyane agiye kunduhura iyi si y'ubugome, ariko nkomezwa n'isezerano rya Yesu mukiza wanjye. Ubwo nkomeza ati mu gihe gito cyane agiye kunduhura iyi si y'ubugome. Nikwategetse Uwiteka Imana yawe wazateza inzara ku isi, n'izabari inzara y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo rye. Nikwategetse Uwiteka Imana yawe wazateza inzara ku isi, n'izabari inzara y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo rye. Iminsi izaza niko Uwiteka avuga, azateza inzara ku isi, n'izaba ari inzara y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo rye. Nikwategetse Uwiteka Imana yawe wazateza inzara ku isi, n'izaba ari inzara y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo rye. Muri iyo minsi bazagenda hose, bava ku nyanja bajya mu misozi, bashaka cyane ijambo ry'Uwiteka, ariko nta nubwo bazaribona. Nikwategetse Uwiteka Imana yawe wazateza inzara ku isi, n'izaba ari inzara y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo rye. Bene data mwumve kwinginga k'uwo Muremyi wacu ari Uwiteka, yaduhaye umwanya uwo kumva ubutumwa, ariko twebwe ntabwo tubyitaho. Nikwategetse Uwiteka Imana yawe wazateza inzara ku isi, n'izaba ari inzara y'ibyo kurya, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo rye. Nikwategetse Uwiteka Imana yawe wazateza inzara ku isi,
rizaba ari ibyo kurya, ahubwo izaba ari iyo kumva ijambo rye. Urenda kubona ukubuzagurika, umuntu wasinze ushaka inzira, ibyo ukora byose arabizi, n'ingeso zawe naho dokiya gihe kirahita. Urashyuha kandi ntubire, urakonja kandi ntagukonje. Yesu aravuga azakuruka rwose kandi n'igihe kirashira. Urashyuha kandi ntubire, urakonja kandi ntagukonje. Yesu aravuga azakuruka rwose kandi n'igihe kirashira. Arakuzi cyane imigendere yawe, kandi n'umutima azi ibiwubamo. Ibitekerezo byawe arabizi, ntubimuhishe. Kubeshya Uwiteka ntabwo bishoboka. Urashyuha kandi ntubire, urakonja kandi ntagukonje. Yesu aravuga azakuruka rwose kandi n'igihe kirashira. Urashyuha kandi ntubire, urasuyaza, urakonja kandi ntagukonje. Yesu aravuga azakuruka rwose kandi kirashira. Turahamagarwa ngo dusange Uwiteka, abanyabyaha twese turababarirwa. Uburiganya bw'acarabuzi bikorwa byacu, kubeshya Uwiteka ntabwo bishoboka. Urashyuha kandi ntubire, urasuyaza, urakonja kandi ntagukonje. Yesu aravuga azakuruka rwose kandi kirashira. Urashyuha kandi ntubire, urakonja kandi ntagukonje.
turuhura imibabaro yose duhabwa umunezero guhanga amaso Yesu utazagwa mu muja Uwiteka aravuga ngo nidutakamba aradutabara guhanga amaso Yesu utazagwa mu muja Jesus.